ariko hari n'abarimu batakaza amasomo tu kubera ko bari kukinywa. Twarakinyweye cyane indi ducira urubanza tu none mukomeza kunywa irasaduka. Ese nico mo kibazo ko nananiwe na biscuit. Na biscuit wa What's up, my people? This is the young boy Chino. Uko mubibona rero exclusive interview with big comedian, singer-writer, right? Umukomedian akaba yandika n'indirimbo, yandika na movie, biga n'ibintu byinshi cyane. So of course noneho njyewe rero muranzi the Chino, the Cubs, Leo Hustler, Softyman, whatever you want. So what's up, bro? What's up, nigga? Is it fresh? Kona wambaye agapfukamunwa kuruna ariko ubundi bimeze bite hano kugenda? Ni igihembe nyine turayubahiriza kubera ko tugenda ku mategeko ya leta tu. Hatwe ngo turimize nk'abanyagihugu nyine kubera ko tumbere mu gihugu tu. Nta mpamvu rero twarenga ku mabwiriza y'igihugu. Twirinde corona. Buri wese ahubwo umunsi bazadushira guma mu rugo ubwo nugasohoke. Ndi kwa bimeze. So imanya bimeze bite ariko ubundi tangira wibwira abakunzi bawe witwa nde, na nubwo nagukora introduction wenda bisa nkaho idahagije ubabwira ati ngiye nkora ibi nitwa ibi. So ariko ngiye nkuzi nk'umukomedianzi movie writer gutyo biraho. So sobanura abakunzi bawe mbere ko tugirana ikiganiro. Nanyweye izina ryinshi ryo mu rugo bamamagara ariko nta niryo banyise. Ariko amazina yanjye ni Wizeyimana Emmanuel. Wizeyimana Emmanuel. Noneho ayo nkura mu bajama banjye menshi cyane. Arenza yishoka. Ariho Check bombe. Emanyo. Single boy. Bounsa yimana. Araho njya mbona ku macana banditse ngo Bounsa w'Imana. Ni Bounsa y'Imana. Ntago ari uw'Imana. Urumva? Najya muri football bakanyita Boyata bitewe n'uburyo ari umukinnyi mfana witwa Emmanuel Lanzini bwo naryo ni ryanjye. N'undi bita umukongomani witwa ako yifashe ubwene gihugu mu babiri gitu. Bamwita Emmanuel Boyata. Niyo mazina yanjye tu. Nandi uzanani garige nawe nungu wanambona ugatuvuga ati akira aka kazina. Ntago nakanga. Ni menshi cyane tu. Koresha rero muri interview. Iri kuno gikoresho bayazi se. Koresha simple boy. Kanangujije bakunda kunyita Manusi tu. Manusi. Reka dukoresha single boy. Byananyura cyane kubera ko niryo rinamvura stress cyane. Gusa bwo nyine nkuko wari ubivuze ndi umuntu udakunda gukopera cyane. Nanjye sinavutse mbizi tu. Ariko ibintu byo kwandika nyine nk'utumuvi cyane. Indirimbo yose ndagerageza kubera ko nanjye niyo wambwira ngo harari ubuzima n'indirimbo gutya ngo kwandika ariye nasanga ubuzima ariko kuvuga ngo ukwandika ka filime hariya du script gutyo hanga n'ubuzima naburi kinge kwandika filime hariya. Ka filime ko kamba mwotu nakaye ga filime se wanditse buriye ku kazwi hano n'ubundi gaca ngenda nko ku macano yango sikaciye ku macano ya hano nakaye. Yes, mfite nka filime 3 mununza mukayi ariko dinze mutu ariko bitewe nyine na mikoro make nukora sponsor sindagira sindabona umuntu ufasha nyine kuba nakwiyandikira nshobora no kubona casting n'abantu tu bakaza bakanamfasha kuba twanakina ariko nyine kintu mbura na mikoro tu nago nizirasohoka nizirace ku macana ariko neganya ko Imana n'inshobozi kaniza ubundi buzima tu araho bizagira kandi nkabyishoboza ngiye nyine bwanjye nasabye ku wundi muntu nugerayo hakurya tugera nyine ngo he hakurya ne nyine cyane ngo ngiye nago nakubya ngo ni Michigan kubera ko ngenzi ko nzajya Ohio Dayton ngaho niho nyine buri wese abasengera tu uza abajama ariko bareba byati peace tanzi nabanzi mwese nitengo yakurya amazi n'abari hano igihembe ndabasuhuje
none se bo muri hayo bamutegereze ubu nta kintu byongeye tugenda yitege ndaje makuru umva ibyo mwakoze n'ibyo mutakoze ndaza mbibakorere icyo nababyira mwayifata nka bifu ibyo mutakoze n'ibyo mwakoze umva ndaza mbikube 5 ubwo ucyo wakoze ujya wongeraho 5 tu mubyo mubwira ngo check bombe emanyo single boy yaje imanyo akora nigeze kukubona uri kugaragara kuntoza n'ubundi nimba ari cyane yandi ntago nyibuka ariko nakubonyeho kantu kagakomedi kuntu bari bakiniye muri kumwe n'abaye ba character ntago mbibuka ariko nimba ari makimango I mean n'abantu ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi televiziyo kaciyo kadusobanurira tubyire ati kari akantu ni gutya kapanze gutya nyine urabona ari akasima tuba ari hepfo ni kuri saro tubana kuri geti umanuka ni barriere nyine kuri geti umanuka kuri moteri ugasima tu hano kuri saro n'abagiye state murakibuka bakicayo ndanabasuje aho hantu nyine mwe mu busuje nsuje umva mani nose ko bambere impfabusa ntasubiza iki bateje ubuzima nyine n'uwiteka nabo batize ntacyo mbavuzeho tu ariko nyine hayiri nyine ni umuntu ukunda hayiri the boy shooter nyine ufite agacano kitwa Gembe Talent nyine ni umuntu ukunda nawe ibintu nk'ibi ngibi nyine by'amashowbiz bisa kandi kose abayumva yagakandagiraho rero inge yarambonye buryo tuburaga gutya na gutya aravuga ati ari akantu ufite usibye ko atari nawe nayibonye ngewe nangira gukina ibi bintu ndibuka 2014 hano nyine mu mashuri hano ku mashuri umushinga wahabaga witwa Gadra nubwo ngutwikiye nyine kuri cyane ya nyine baraje barokirita abantu barantwara mwarwa n'umuja sinzi niba sa ari kiyobozi cyabaga kibyibushe kimeze nk'igikobwa ariko mwaje gukora fast ntago twagize nyine kwandi ukuntu babona gutyo nguteza akavuye tu utagira ipfana noneho ari umwarimu nyirabatware umukobwa twigishaga ikinyarwanda ndamusuhuje abaravuze ati umwana igira twaturi hano kunuza kukiriza nyine twigaga amashuri yabaga hano kukiriza abarambye ngo genda nawe ugerageza amahirwe yawe nubwo bitageze kure ariko narabakomye ntabwo ariho byatangiriye tu buri wese akavuga ngo ngo emanyo ngo arabizi ngo ngewe ikintu nahise mvuga ati reka nicecekere nyine nge byirwa n'abambonye kubera ko iyo uri kwakitinga hariya ntabwo uba ubizi ko uri gukora neza tu ubibyirwa na komenti z'abandi bantu noneho njya mu wa kabiri 2015 ndibuka icyo gihe twigishwaga biology n'umwarimu witwaga Sove adukoresha utuntu nyine sinzi ko nabyita tu nyine byo kwidagadura turangije ku ajyaho niga nakoze nyine ibintu byo kugira ute niganye dogiteri wangu ndi mugufi yanga uburyo agenda nigana Bodwe Master Hope nigana na Jokeri uburyo mbese Jokeri uburyo yagararamo urabona ifoto ya Jokeri yego ari umuganga hano mu nkambi nyine uburyo agenda nyine namwiganye ikigo cyose mbese nayo maze kuryubaka rero ntangaho nyine ubwo hari imburyo nyine ko ari umuntu utagiye ubura utuntu tw'udukamera tuki araza noneho ngenda kimangwemo araza agiye kudukoresha akantu aravuga ati nari bitu turaza turamukomye kubera ko afite mashini bakadushiramo noneho ahireka agafata agashiramo kuri flash akagenda hari akamanuka mu ruyaga indwara ukuntu muri kunywera mu kabare agacomeka moto mwumva abantu arakoze yabaza ariko mbwira ati shamva mani umugora twakabonye tu usabwo wadukomye aryibanira tumuko ariko ku mutima ibyishimo bikabiriho navuga ati nangiye kuvuga ati batangiye kumvuga none basanzwe banamvuga ariko bari kumvuga ati abantu bambonye tu ntabwo nyine byatangiriye ariko gusa bwo hari n'abandi bapeti nyine twagiye tudukorana badahari
hari n'abahari ariko ni utuntu twebwe twagize gutyo wenda twatugamije ari utuntu twatutureyininga cyane bari kuvuga ngo bari kubifinga abavandimwe bacu n'abapeti bari state nyine ngo ntabwo bajya gukora ibintu ariko ubundi iriya bifu wayivuga ikiriya bifu ya state abapeti babo bashinja abantu b'inaha ngo gusaba amafaranga ngo iki kandi ugasanga bamugani umupeti yavuye hano mu kirenga agera kijya muri kano ubwo nyine bari kwikorera so ubitekereza kiriya bifu uyumva gute wumva uko batuvuga ngo turasabiriza ngo iki ubu bumva ari byo none se njye nta nubwo nta n'ikintu nababwira kubera ko nanjye sindi gukura beef kuri bo niyo n'abana avuga ngo ni beef ndi gukura kuri bo cyane ko uzigererayo oya niyo nanagira hari n'abapfa baranarangije urumva n'abageraho bagapfa urumva wese ngamije ko nakura beef kuri bo icyo nababwira bakaya bajajinga abantu ngo bavuge ngo ba petit frere ngo ba brother ngo bari kugira ute ngo bari gusabirizwa ntabwo bari gusabirizwa buriya hari nka serivisi basabaga bari hano ku muntu umuturanyi wabo akayibakemura ntabwo akayimusaba akayimukemurira ngewe rero simbivuze nabi niko mbyumva kandi sinaripfana mbona ari ubururu baba baravanye ahangaha mbona ari ubururu pe urumva ntawe mvuze ngo ni kanaka gutya ariko umuntu ugera nka hariya akaza akavuga ati mfite nka petit frere kwa data wacu petit frere yagiye amuhamagara akayirya sinzi ko yayishe ngo ni muri rwasiranti akanga kumufasha yena nka serivisi yaramusabye njyamo nari ubururu sinavuga ngo yena ngo ni iki kindi hari nubwo bavuga ngo ni ikinge ngo batera njyamo nari no kubesha tu kubera ko uvanye umururu bw'ahangaha tu ukavana bitewe n'imyaka twabayemo nyine mu buhunzi bose ubwo inzara kwikira urumva inzara ari kwikirira state ariko kwiyobageza ko ahangaha twabyaruzaga bigoye byari bigoye none wana bivunikiye wagiye no gutashya wagiye na za gihengeri urumva ngiye icyo nakubwira umva man kara kantu nyine ko twatugamijeho kaga training cyane abapeti bari kuba tokinga noneho ayira aravuga ati tukaganira turamubwira ati se natwe tugiye kwiteranya n'abantu aratugiye ngo base none mukora ibyayo kimangwima noneho kimangwima n'umuntu uzi ikinyarwanda cyane tugenda mwemera atavuga ati noneho atamvuga ati ngewe kimangwima ikinyarwanda uzi pe kizimiza sinyiza gusabwa akantu yagiye uvuga ngiye nyangatoraguramo musubize bitewe n'ikintu mvuzeho tu nyine ubwo arazimiza ariko niwo murongo byaba birimo sibyo ko byararebwe bitarebwe ariko nta mutima mubi ese bari nko gukebura tu none sindi gutwambira ngo niba wenda nta munyamerika yigize ubyibuze guhamagara akakubwira ati biriya bintu mwakoze ntago ari correct no bufu ni biki ahantu wana guhamagara kubera ko umunsi wabo utari bucike kuri iyo ngeso ubwo pasiteri yaza guhana umunyabyaha buri iki cyaha mu gihe utari kumva ko utari witegura kukivamo nta impamvu bajya kubwira pasiteri ngo nakiranutse urumva nta impamvu bari kumuhamagara ngo wemanywa ngo biki n'ibiki ngo wavuze kuriya kukarakana ngo wenda ngo mwamuri kuganya gutya na gutya mutuvuga gusa yari gutinyuka kubingira kandi atazikosora ngo ngo avuga ati ngo mfite petit frere ngo yimukorere ntabwo yari kubitinyuka. Yes. Yeah, man, the exclusive interview with big man comedians Emmanuel on Kwisanga TV. So, Emmanuel, impamvu uragutumiye rero tugiye ndashaka kutuganira ku harakagantu nje ngira cyitwa game time. Nta kibazo tu. Tugiye kuganira ku ngoma y'igikoma mu mashuri ya za secondaire hano mu nkambi. Mva mani so. Ndibuka byari 2013 adiri kuza. Bazana igikoma kiryoshye. Icyo gihe nari mvuye P6 tu 2012. Nimuna arinda ariko 2013 nangiye mu hambere. Murara waragikundaga ku buryo wangaga hari bamwe bavuga ati ngiye nangaga gusiba icyumweru cyose kugira nta gutwa igikoma. Ntago kiremwa muntu cyari cyose ni mu bintu bigize umubiri. Nta muntu utagikunda. Uzibye cyari kigena abanyeshuri nubwo nigeze wena kuba nacikumbura cyane. Ariko hari n'abarimu batakaza amasomo tu kubera ko bari kukinywa. Abarimu batakazaga amasomo no bari kunywa igikoma. Bari kunywa igikoma amasaha ko niba kubera ko twakinywaga nka saa 4 tu. Muhe mwarimu wabuze wakundaga igikoma.
simuvuze ariko ngenda ndamuzi tu uramuvuga ariko ntabire mva numuvandimwe tu ariko nshize muri rusange tu byakure nose ntibyakura wenda nko kuvuga ngo cyara gutya nta n'icyana hano ndamutse namuvuze tu ariko nyine so tubwire kuri irangoma y'igikoma abantu bavuga ko ari ingoma yaryoshye cyane iryoshye amashuri ituma abanyeshuri biga karahava iwana tubwire abantu birirwa barwanira igikoma tubwire muri make irangoma wowe yakumereye gute irangoma nyine uraza no kutubwira ni nk'abaye abantu wenda b'aba classmate bawe bagikundaga bakundaga batakibona batakihari abangabo wenda twaba turi muri generation imwe ntabwo nanabatinya nyine irangoma yo igikoma nta muntu utari nyine urabona twigaga gonge n'iki nyine twarakinywaga tugataha saa 8 twongera kugaruka kandi none hari ukuntu twagira gute twigaga mu gitondo tugataha saa 6 umupeta agataha agasanga aho ni batetse tu kandi nk'umunyabwenge bikamuviramwo nk'iki n'imbogamizi yo kuba yasiba tu bikarangira kandi wenda ani mugoroba ari nk'abari mu bahimana cyane genda bizi ko akoresha intero suko umwana ari umuswa ariko amanota kabura urumva birayo nyine nkuko bavuga nk'ubu tubazinye programme kurya urumva hano mu Rwanda ariko irangoma nyine yaradutabara gatuntu ubwo wenda nkara nko gufata mu nda tu karakabuye ariko nta muntu utarakishimiye arabo twaganira gukumbara akamya ngo nk'udukombe dutaha amubwira se iki gikoma wewe urabona abantu bifuzaga ko ngo hatabaho amafungo mva kiriya gikoma mva hari n'abambwira ngo ni ukunywa gaze kubera ko ntabwo bambwira ngo bargukurikira ngo kiriya gikoma ni umusoryo urimo umusoryo urahuze umusoryo w'isukari mbese ni umwuka bari kunywa umusukari n'umwuka gusa ibitaye kwira filime urumva wowe none se nkaye manye wowe wangaga nk'udukombe tungahe ari nzega kanete ni sinzi kanete sinzi ngo turatujaga baduherezaga reba dufite amabara atandukanye arakubururu arakumutuku kagiye kuba nka rose ukuntu ariko ngiye nigeze kunywa udukombe sinzi ngo wena ngo jage ngizwe n'udukombe tungahe naho nk'udukombe dutandatu ngiyeho ujye utubigaga muri pitire none bandi barangije kunywa ukaza no kunywa abandi nyine nkaya ninywera gutyo nyine noza tica ari imbere nyine ariko nago simusakuriza tu nkabukanda abajyamo twayicaranaga baramaniga tu nago bakaba nago kandi nabo barakiba banyweye twabo nabo kandi ndize niba nafashe nk'icyenda bariga baba barafashe nka kenze ese imanye niwe mushefu urabasuze abo bantu hari n'abagiye hakurya abakunda iki gikoma bose abakundaga igikoma none oya ni nk'uhe mitera wamuzi bakundaga kumwita cy'inzobe nyine ariko namba barenda mwubahutswe yararyanze nyine ni mitera n'undi bitaga runyanya we twariganye ariko ntago sinzi izindi zina bamwitaga ariko ni runyanya aho hantu yakandagira ko mbese igikoma cyabaga mbese nk'uko bavuga ngo urabona ari igitutsi cyabangura kanywa umuriro cyabaga ari igikoma kiri gutwika cyane akadaha mu ndobo akazamura agahita akandagira ku ndobo abanyeshuri twese tuba amaso tugakanura twarangiza afata ubuye akabukanda niba arafite agafirigo mu kanwa niba arafite bandara agahita agihoza nyine urumva ugeze gucikanirwa ku buye ntabwo nigeze ncikanirwa tu bitewe n'uburyo mwishuri wabona gufata tu wenda ukunda no kwisanzura utajya unatinya n'umuntu n'abapuraga tu ngiye babaga baruye nk'udukombe dutatu hariya nyine cyagiye umuntu aba ari gucika ku ngeso nyine akavuga ati umuntu ari no gukura tu buriya ubu ngubu uhagaze igitondo urabyuka byahindutse nk'uko urukumva uri gutekereza birenze uko ubu ngubu uri gutekereza nyine umuntu ntabwo byasabaga imyaka ntabwo ingahe umuntu agenda agakura buri ku munsi utambuka tu agenda ngiye ntasanga nyine bafungura mu mutwe wanjye tu abona udukombe dutatu hariya bamaze kuharura mu ndobo ako kanya ati ndufata nkavuga ati abacikanirwa simbitayeho ni nk'uwe mushefu se waba uzi wakundaga igikoma cyane umushefu cyangwa nawe wari shefu nabonye ukunda ubuye umujya rudra
rudra ntabwo navuga ngo rudorwa ngo babyumve rudra rudra yarabunywaga na nzobe benzo nzobe twiga hano ku kiriziya yanywaga nk'udukosi tungana ari no madada ngo yarashatse hose namuvuga tu ariko yari chef yarabunywaga amva ni kuri kamera ariko umunsi uzambona kumva ni interview uzibuke twiga mu wa mbere kwa bigango yarabunywaga mama mwashe nyine yashatswe n'umwarimu nyine atwigishije nyine mu wa kabiri. Igikoma cyo muri examen cyo rero kimeze arya n'utore seri twatuzamire tumanza twiyoroheje twigeze gukinywa seminega urabyibuka seminega nawe ari chef nawe yakundaga igikoma cyane arangije noneho bateza akavuyo narakinyweye cyane buri wese twakinyweye turi nka kuri 5 abakobwa bose twabasohoye ku buryo n'ishati yari gudutoneka kubera kubyimbirwa nyine ishati iri gudutoneka uranyweho amakaneta ngahe sinzi nyine twarakinyweye nyine twava twemeye kwa kuntu indi gucira urubanza kavuga ati mushobora ko mwaranyweye nk'indi wese muri nka batatu se twarakinyweye cyane indi ducira urubanza tu none mukomeza kunywa irasaduka ese nicomokira baze ko nananiwe na biscuit biscuit batangaga marazitangaga biscuit yarananiye tu tanicomokira bangi ucomoka mugihe ngarutse nyine nangiye gutera pisi mu rugo tu nyine urumvaga barangiza ikazamini ka mbere mukaza muje gukora ka kabiri nje gutanga pisi nsanga abajyama basemine gari na akapeti kitwa mugiye Claude mugiye aramuzi nk'umuntu wari umupeti ngo cyabaye igisore agapeti gakunda igikoma ngo cyabaye igisore birenze nyine umupeti nawe twariganaga na David wakoraga amasandugo arabyibuka baravuga ngo nyine mu kizamini igikoma gituma ikizamini gitangira minota yagiye nyine abanyeshuri bagakera tuwe tukabyuka washaka ukanabyuka na saa 12 ndobo yose ukayimara twabyukaga igikoma kiri mu shuri rero abo nko kupe yaba na footballer nabo bakaza bagakinywa abagiye muri tize bwabaga babonye recuperation umva ngoma si yo gusezera abantu iyo uyigereranya n'igikoma ubona ari iryoshye umva urabona nyine icyo gihe nari ndi umunyeshuri nk'ahantu byibuze hambere wasezeye ingoma y'igikoma ngiye niyo hambere yaryoheye kubera ko nyine urabona gusezera gusezera nyine mpamvu ndi kuvuga ari nubwo none ndi kubatekereza hari nabo bumvaga abana bakoma ariko bakazinywa kubera ko nyine gusezera niba ari wowe urubugende tu ntabwo ari ngewe ngo kumanze nareba amahomi yanjye nyine nkabahamagara sinitaye ku mupampe wawe nanga ku mupampe wa kanaka nkabahamagara nyine nkababwira ati nanga kuri kano kabari niho tugiye kunywera kugira ngo utange ikirenye nyine kirenye niho wari ufite nk'abantu kenze kubona mubaye nka tarani uko ufite ifungo kwawe nyine kuvuga ati no ryawe nyine kuvuga ati ntabwo nshaka kwitiranya ntabwo nshaka kuvanga niteranyije niwo umuntu nagende yinjira kubona babaye nka tarani ukabasambisha niba wari ufite ifungo rihagaze neza abarwana bakarwana abagira utokagira ngiye rero kubera ko kumva icyo gihe bigusaba guselekisiona nyine guhamagara inshuti zawe ariko kubuye nyine cyari cyemerera umunyeshuri wese n'umubyeyi yaba kuzi waba utagiye kwishuri waba uri n'umuturanyi akaguhamagara vaho kimwe ntabwo babaga baselekisiona niyo munamo navuga ngo izo mu mahanga zo umuntu ya selekisiona ama best friend akaba ari bagurira inzoga izo ni inshuti n'ubwo niko binameze n'ubwo byaranakonjeho noneho yarakonje ubwo nugatungurwa no kubona uragiye wewe utambyiye kandi ukayanyibwira ngo narakubuze kandi nkibuka ko icyo gihe ugenda naraguherekeje mu soko ni nk'uhe muntu niyo kurimbana nyine unarengiye Rubavu ni nk'uhe muntu wasezeye wumva kabisa byarakunyuze wasezeye umva ari igipeti kitwa Mushinwa Claude umva reka umva sinzi ko nabivuga tu umva ariko uramupeti n'undi sinzi nyine ari ukuntu uri mukuru tu ariko umupeti nyine agakura muri quartier ugira tu none natangiye gucira kenge buryo bana nubwo ari umujyama twige gusangira akantu
aravuga ati niyo waba uri umusaza ubyaye gatanu ngo nukabona umwana w'imyaka 15 aje ari kugusanga ngo muhunge niko yavuze kubera ko ari uzamuce nyine ahantu muri muzahura mu kabari agukoze isoni mujyanye mu 5,000 wicaje nk'abantu nk'amakese nkangana ngo bana bungu basigiye barusha papa wabo nyine n'abagra babo mu ikofi urumva nyine ubona ari byo umupeti nyine yaraje ngi n'umuntu ukunda kubana cyane umupeti yaje twarakora imyine kuryo muri quartier kajyageze nyine tukisanzura nawe ariko urwo rukundo yararugumanye ari ndanagera ransezera usabwo nkoresheje twatugamba tw'abakobwa mujya postinga ku mastati ngo gumba hano cyamba ku mutima byatari yes reka tunasoze rero so reka nkubwire ngo rero we wana uri gukora subscribe shout out kandi appreciate kabisa kuri buri umwe wese wana ushaka guteza imbere televiziyo yacu ni Kwisanga TV so reka ushaka kongera akantu nyine nk'akantu sinzi ngewe simfite ijisho nyine direba Imana ya buri wese yakongeye akantu ko navuze tu nungu nge nicaye nungu kukaniziyo ndi kukavugira kuri kamera nyine buri wese ngo ukabyira isi yose nanjye cyo bakabona kwandika filime nk'eshatu ku munsi nge nazandika tu ariko nk'umuntu nyine uzumva nyine cyo ko nayigira gutyo wenda nanjye mfite imbogamizi iri kuko ati se umuntu cyo ko najya kumureba nkavuga ati kanaka nunekereje akaza nyine twaje nko kwactinga akabona ntibiguyemo neza kandi ubwo navunitse ari no kongera mvune mu murongo nari mfite sibyo nk'umuntu ufite impano tu yaba ari comedy yaba yumva ko ari film ngewe n'ukuri yazaza ntabwo mvuze ngo azanyegere yazaza tukazungurana ibitekerezo ko niba kubera ko ni nk'akantu k'agaproje nyine njye natekerejeho tu nshobora kubana nawe agakora nangaha n'undi wenda akazagakomerezaho tu ariko amarembo arakinguye nibaze twihuze urumva imva ngiye mbere gutera imbere cyane ubwo sinzi impamvu abantu barimwo batatera imbere kubera ko bana se bataratera imbere ntabwo bari batera imbere none se ngenda muri football dufite nzungu akina muri Gicumbi urumva muri Bako bateye imbere kuva na kera batoni bagiye banagera kure urumva ari na barucicu urumva rero nyine arutwunjya mbonanga nyine ntago mbese ntago wava kuri 0 ngo utarukire ku 10 utagize kuri rimwe urumva nyine nuguhera kuri buri mubare wose ukajya ugeraho nyine nanjye icyo mbifurije umva nibakore cyane tu banabwira n'abana population ko bateza imbere abantu bo mwambi nimba ari izo channel bazikorere subscribe amashare hejuru cyane nanjye icyo ndi kubasaba nkuko nkubigiye ko nanjye 3 nazandika utuntu dutatu nanjye umuntu ufite channel kuri kamera ye azaza akambye ngo wagiye kunsapotinga sinzigera nanjye nkiri karamu hasi zagira ariko hano mu nkambi kubera ko ukora ikintu bise nkaho navuga itangazamakuru turitangiye uzamuka cyane urumva rero nk'umuntu ufite Imana akaba yiceranye ajyo ni ikibazo kandi kuba yazi akakwegera akakumvisha nk'uko wenda yiyumva nango uko gutekerezaho nawe uganiza nk'iki nka projet afite ntago wamwumva nashobora kwa mwumva nabi ariko ni wamubwira nabi urumva rero nibitinyuke tu nibitinyuke ariko umunsi gihe najemo urumva umwe no musogongero yes reka dusoze rero ni Imanya big comedian twari dufitanye ikiganiro nk'ibisanzwe ni Kwisanga TV.